YouTube. Reka twinjire rero muri Rayon Sport. Mu gitondo cy'uyu munsi nibwo Bruno Ferry umufaransa yasesekaye i Kigali mu Rwanda. Nta kindi kimuzanye, niyo mpamvu tumuzanye mu rubuga rw'imikino, aje gutoza ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport mu minsi ishize bari bahaye amasezerano Romami Marcel ndetse ahasanga Aruna Feruzi niwe wari umaze iminsi afite iyi kipe. Ni ukuvuga ngo aje nk'umutoza mukuru, umwungiriza we wa mbere ni Marcel, umwungiriza wa kabiri akaba Feruzi. Ni umutoza Rugaju utegerejwe cyane mu Nzove, kuko ni inkuru yari imaze iminsi. Twavuga ejo kuwa kabiri azaza, kuwa gatatu azaza, kuwa kane azaza, birangiye ahageze mu rukera rwo kuwa gatanu, ndetse agomba hatagize igihinduka araza kugaragara kuri match ikipe ya Rayon Sport iri bukine n'ikipe ya Gorilla Football Club ku mugoroba w'uyu munsi. Byabaye byiza kubera yuko mu by'ukuri bari bageze igihe cyo gukenera umutoza pe. Feruzi yaragerageje nyuma y'igenda rya Afahami ya Rotfi, ararwana akagerageza match zimwe akazitsindiza, yenda agakubitwa nabi. Wa mugana wa Bekeni niwe yageze kubwira Ephraim Kayiranga ari muri Gicumbi, aramwe ati atari ahantu ugera n'umutoza uri gukubitwa, ati umuntu ugutabaye ati akaba ari uwakwirukana, ati nanjye niho ngeze. Feruzi nawe pressure imaze kuba nyinshi, vraiment yarageze aho gutabarwa, wenda ntiyirukanwe ariko akaza undi muntu wenda ufite navuga intugu zakwikorera ikipe nka Rayon Sport en terme ya coaching. Abonaga Feruzi abakinnyi rwose nibo bayitoreza, nk'ibyemezo byinshi wasangaga nka Yusudi yanyeje kumubwira asimbuza kuramo uyu ushyiramo uyu, donc ukabona hari icyo kintu kitigeze kiboneka muri we, kitigeze gifatika muri we mu bakinnyi, ikintu cyo kugira icyo kintu cya autorité kandi gutegeka kwa mbere abakinnyi kuba ashobora kwa mbere gutuma bakumva kwa mbere nuko babanza kwemera ibyemezo byawe. Iyo abantu baza kuri benshi bakavuga ngo kuramo uyu ushyiramo uyu, deja nuko hari ibice bibiri muri coaching. Hari igice cya tuganire n'abakinnyi bakuru, ibyo birasanzwe kuko ntago baba ari abana, nubwo ari abasore wenda ari mu myaka 20 na 30, wenda ubuna na baruturi muri 40 cyangwa 50, ariko nta bantu nyine bakuru, ni nk'uko tungana nyine. Ntago nyine umuntu adukoresha nyine tutabishaka, nyine turaganira akatubaza mwe murabyumva mute, mwatwabikora gute, twabigenza gute, nyine mukabrainstorminga, okay, akadesida nk'umuyobozi ako mwaganiriye nyine. Haba icyo kiganiro, umuntu mukuru nyine niko akora, ntago umutwara nyine nk'uruhinja ngo kora gutya. Ariko faites attention, muri coaching ho hazamo n'ikintu cya ego. Hari n'igihe muri abo bantu twita bakuru Samir, haba hari abantu ukeneye gufata ibyemezo kabone nubwo n'abari bakuru muri groupe. Bakuru mvuga muri kariyeri, mu myaka bamaze bakina, mu buryo bakorewe equipe nka biriya byabaye kuri Sara n'umutoza, kari akantu ka feud kari kajemo kubwumvikane buke, ibintu nk'ibyo. No muri abo mujyi inama hari abo ukeneye gufata ibyemezo, arakina ntakina, arasimbura arasimburwa, azajya abanzamo, biragenda gute. Icyo kintu rero, ikintu cya mbere gituma gikunda nuko ari we muntu uba ufite icyo nakwita vora. Abandi babe nk'abagenzi, wenda abagenzi bakubwira atari ko aho kugira ngo tumanukire hano ntitwaca hano, it's a suggestion, barasuggestinga ntabwo bakomandinga. We rero they command, nicyo kintu cya mbere cyari cyarapfuye kuri Feruzi. Ariko se abakomanda bo barakomanda nde, barakomanda iki? Rayon Sport turaza kubigeraho kuri Gakwaya. Bimwe mu bintu byagoye Feruzi, burya urakaza uri umutoza wenda utari igitangaza, urakaza uje mu ikipe y'izina nka Rayon y'abafana ifite igitutu ikeneye igikombe maze igihe gishaka, nuhagera byibura winhelting ya squad ikomeye, ikipe nziza, noneho ijye yitoza cyangwa se wenda bajye bifatamo ibyemezo cyane by'uko bakina, ariko at least ari nabeza. None ntibari nabeza, bagize kutagira umutoza wa hatari, nabo ubwabo si beza. None ikindi kintu kibi cyane cyabigiraga worse, cyabishyiraga habi cyane, Rayon Sport yatangiye itameze neza mu buryo bw'imiyoborere, en terme ya motivation. Buriya biriya bintu tuvuga mu radio operation, ibiki ibintu biri kuvugwa inyuma y'amarido, na Bose n'umunyakameruni arabimenya ko ibyo bintu bihari, so biraba affecta.
bibacamo ibice. Barabizi ko umutoza wabo wa mbere adafitiwe icyizere na perezida uriho, barabizi ko hari abakinnyi bamwe na bamwe batishimiwe, barabizi neza ko hari abayobozi bamwe na bamwe kandi wenda banakomeye muri ekipe yabo batakirimo cyangwa se batagifitemo ijambo cyane. Barabizi ko izo ntambara zihari. Ibyo rero abarundi bagira ijambo rivuga ngo ntibibaremesha, ntibibakomeza umutima, ntibituma na bwa bushobozi budahambaye bifitemo nk'abakinnyi umubwiza bwabo byibura bavuga ati reka twizirike. Baravuga ngo tubikorere nde noneho, ubundi turakoboka dukobokera nde wa mugani, turarwanira nde. Abayobozi ntibumvikana, abafana bari basa n'abacitsemo ibice, bamwe batitadeyo abandi batimuvunya abandi bate ibintu nk'ibyo. Noneho nabo ubwabo si beza muri bo, wabahereza umutoza nawe si mwiza. So byari bibi, ubu byibura bitangiye kuba byiza. Buriya abantu bashobora kubona umutoza, ni naryo kosa dukora mu Rwanda, bagahita bihutira kureba resulta, ari nacyo ngira ngo mbwira abareyo hakiri kare. Mumenye umutoza ekipe yakiriye. Ikipe igira ubuzima, ikipe ni nk'igihugu, ikipe ni nk'umuntu. Ubusamira amaze nk'icyumweru arwaye malariya, ntiwamuzana hano ku kazi ngo umubwire akigaruka uwo munsi ngo ufite match ebyiri zo kogeza. Nubwo yamaze imiti, ariko urabizi neza ko afitemo ako kantu nyine ko kuba malariya yaramuzahaje. So umugarura gahoro gahoro. Ariho mbwira abareyo ngo umutoza wanyu yakira ikipe igeze ahantu mu by'ukuri hatari heza. Agiye kubanza gushyira ibintu ku murongo en terme ya discipline. Abakinnyi bari bamaze kugira ku kantu nyine ko kutagira ubayobora cyangwa ubashyira ku murongo. Ibyo biraza gutuma rimwe na rimwe hari abakinnyi mwumva batishimiye umutoza. Ibyo bijya bibaho. Ibyo ntibizatume mutumva umutoza wanyu. Kimwe nuko hari ababiprofitiramo yaje ugatira igikundira imbere rwose. Icya kabiri, mushobora kubona wenda agize abakinnyi bamwe na bamwe ha chance abandi bakicara. Wowe ushoboraga kuba ukunda kanaka, abanyamakuru turanabikunda cyane, ngo yaje ngo kanaka kinangwa aramwicaza. Iyo umuntu ari gukora impinduka hari abo zigonga. It's normal. Impinduka ziragora ariko abantu barazakira. Mu binyuma twese mu gihugu twahindutse abasesenguzi b'umupira, sibyo? None uri gugamfasha nigisha akantu gatoya. Tujye twemerera abantu, tubahe space. Icyo kintu mu Rwanda tumaze kugita, nta muntu ugiye umutoza umwanya. Umutoza wa pera afata ikipe iminsi 3 ngo nta kirimo. Umuntu afashe reyo ntureba ubu yanganya match umwe yatsindwe ngo nta kirimo, ngo n'umuzungu wahindutse icupa gusa. Oya icyo kintu kimaze kuza n'abayobozi b'amakipe mukakigenderaho, abafana mu gicikeho, muha abantu umwanya wo gukora akazi. Muri make umusare umwanya bubaka ibintu bakore. Umuntu abubaka ikipe mu minsi 2. Murabizi ko yatsindwa, mbabwiye ibibazo mwari mufite, agiye kurwana no kurema bushya ubuzima muri ekipe. So give him just a space kugira ngo akore ibyo bintu. Akirimo ako kantu ka discipline, akoresha imyitozo abarebe barokirite, abo barokirisa ubwo n'integration y'abandi bashya Samir biyongera kuri babandi batari bashoboye. Gakwaya bivuze mo nabashatse gushyira hejuru ijwi, murekera hejuru n'abakinnyi banyu banga bahamagarwa mu makipe y'ibihugu. Siko abantu bashaka no kuyuba ngo bagende bakwepa kuri guhari. Gakwaya yavuze kuri kwambaye ubusa mukanya turabyumva, babigarukaho mukanya. Mumuhe umwanya coach. Icyo nicyo cyambere, yubaka ibintu bye, filozofi ye y'imitoreze. Niba hari ibyo ahindura bikaba ari umukinnyi biri bugonge mu buryo ashaka gukina style of play ye, undi ubyungukiyemo nawe n'uwareyo ajye mu kibuga. Ntimwumve ko agiye kuza ngakora za resulta. Birashoboka ashobora kubikora, ariko kandi ntimwumve yuko ari umuntu w'ikivejuje gukora resulta za win agakora match 10 mu Rwanda. Biba gake. So mu gihe cy'ukwezi kumwe ushobora gukubitwamo match 2 hagatsindamo 2 akanganyamo 1. Ni ibintu ariko ureba mu buryo bwo kumwevaluka ukavuga atari ko se byibura ekipe yacu nyuma y'ukwezi dukurikijeho yariri hari akantu kari kwiyongeraho. Byibura urabona hari akantu k'ubwitange, twanganyije twatsinzwe wenda na Al Hilal cyangwa se wenda n'indi kipe, ariko
iyo commitment, ubwo bushake, iyo nyota, uko kwitanga, uko kubona ko abantu bibarimo noneho, uko niyo fighting spirit birahari. Ekipe iriorganize, urabona iri ku murongo. Ekipe urabona byibura wenda hari ide ihari, byibura se defense yayorganije, byibura amabloke barakora neza, turasohora umupira neza, byibura animation zacu ziri kugenda neza. Wenda tuvuge ngo form nganye ntaramera neza, ariko niyongera kugaruka muri form tuzatsinda ibitego kuko imipira iragera imbere. So just mumuhe umwanya. Naho dusege twicara result match 5 umutoza nta kirimo ngo nagende. So navuga ni Bruno Ferri agize amahirwe yandi yo kuba Haruna Feruza agihari, ni umuntu wari muri no equipe. Ahari na Romami Marcel nawe ni umuntu umenyereye abakinnyi bo mu Rwanda, champion buri umunyamupira bayizi, abaza abakinnyi na niveau n'ibicakurikira. Afite Mwambari Serge muri fitness, ni umugabo w'umuhanga wayi muri polisi, koze mu Mavubi igihe afite abungiriza, afite icyo yabaza bamwunganira bakubaka ibintu mu by'ukuri navuga bifatika. Ariko nga challenging ubuyobozi. Ejo bundi mwagize mutya mbona teste umuntu wibereye Dubai mu bucuruzi nubwo yakoze umwitozo umwe akavamo, ariko buriya ntibize gusa kuriya. Yego. Ntihaze ba Ali Ismail benshi. Uriya mutaramu muzi umuntu witwa Simba Jibebe wandi nyamvuga inshuti ya Manzitsi. Yego. Simba Jibebe yahuriye n'uriya mutaramu i Dubai. Uriya mutipe ngo yaje muri Expo y'Abanya-Egypt. Oya. Yes. Bahuriye Dubai. Ni byose koko? Yes, bahuriye Dubai. Simba Jibebe yabaga Dubai. None Simba Jibebe bahura Dubai n'umutipe barakonectinga, baramenyana. Umutipe arangije aza muri Expo y'Abanyamisiri Nyarugenge. Aje muri Expo barakubitana. Simba Jibebe ati uri inaha? Ati ndi inaha. Urumva nk'umuntu bahuriye Dubai. Yohana aravuga ati bite se ni sawa, ibi bintu bimeze bite? Ati nari nize make Expo hano, ariko nkunda n'umupira ndumva nakora nka tiza ahantu nkigaragaza. Ati ngiye nabaye n'igikinyi cya hatari muri za Azerbaijan, ibintu bitagaragara kuri internet bitabaho byo guhimba. Azerbaijan Simba Jibebe yari afite abantu muri Murera abakoze ku Rusinga. Ati bimeze bite? Ati ni sawa. Ati muzi ko hano hari igikinyi kimeze nka Virgile. Batireka bati umunyamisiri bati